Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka rero uyu munsi tuganire urugendo rwanjye nyuma yo gukora video zirenze 100. Ese bimeze bite? Ese byatangiye bite? Mwicare rero mutuze tuganire, mbabwire uburyo urugendo rwagenze. Mwongeye kwirirwa nshuti b'umuryango. Urugendo ntirwari rworoshye. Ndibuka yuko nakoresheje YouTube channel ku musore bwo arayinkorera witwa Gatari. Yes, Gatari Fred ni wankoreye YouTube channel. Yes, ni no mu rwego rwo kumwamamaza, kubera ko iyo umuntu agukoreye service nk'uko bishaka, nta mpamvu yo kutamuganira, nta mpamvu yo kutamuvuga ibyiza yakoze. Ndumva nta kibi kirimo, ahubwo ni nabyo byiza. Tujye dushima abantu bakora service neza, tujye dushima inyangamugayo. Abahemuka niyo yahemuka akantu gatoya tumugaye, tumushyire no ku ruhande niba ngombwa tumugaye. Icyo nshatse kuvuga rero ahangaha, urugendo ntirwari rworoshye. Ndibuka yuko yankoreye YouTube channel ampa byose, ngiye cyari gisigaye no gukora ama video, editing, no recording, byose ubundi nka uploading, byose arabinyereka step by step, intambwe ku yindi. Ariko mbabwije ukuri, ubwoba nari mfite, ubwoba, ibitekerezo byose nari mfite, ibintu byose nzashyira muri channel byahise biguruka birigendera. Ntangira gushaka impamvu. Ese nza recordinga gute? Ese nzabigenza nte? Ese nzabigenza nte? Icyumweru pa kiba kirirenze, icyumweru pa icya kabiri kiba kirirenze, icyumweru bu icya gatatu kiba kirirenze, icyumweru bu ukwezi kuba kuragiye. Ubwo aho ngaho noneho ntangiye kubazwa, munagera mu rugo umugore akambaza ngo ariko ze channel yawe bimeze bite? Koko narabimuganirije mubwira gahunda uko bimeze. Channel yawe ko nta kintu mbona, ariko kutanyohereza link ndambye ko se bana ngiye ndakitegura. Umugore agaseka. Kandi ubwo nawe afite channel ye imaze hafi imyaka 3, amaze gushyira ama video atarenza 3. Yarahagaze muri make. Ubwo nkambya ko se uranseka nawe na ibyo byarakunaniye. Takubishyize ukuntu nicaye ndimo kureba video y'abandi bantu, umugabo aravuze ngo, dore ijambo ryatumye ntangira gukora video ya mbere. Yaravuze ngo bikore nubwo bwose wumva udashaka kubikora, pfa kubikora. Aho nari nicaye mu modoka ntegereje isaha z'akazi ko zitangira, nahise nicara mfata telefone yanjye njya kuri video ntangira ndarecordinga. Nkubwije ukuri ko wumvishije iyo video natangiriyeho, nanjye yo nyumvishije ndaseka, nkavuga se ibi ni ibiki. Nyitangira iyo video ya mbere ndayipostinga ijyaho, ntago nigeze ndeba abayireba, sinigeze ndeba view, reka da. Ngewe ahubwo uwo munsi wagira ngo wa muriro wose nari mfite, bwa bushyuhe bwose nari mfite bwo gukora video bwahise butangira. Umunsi wa mbere video ya mbere, video ya kabiri. Ikintu nabonye kibi bintu, iyo watangiye uba watangiye, ni nk'umuntu utangiye kurya atari yatangira kurya, cyangwa ni nk'umuntu ugeze i Buraya. Reka ndaza kuhagera aho ngaho, uburyo ugera i Buraya kurya bwa mbere ukaba wamara icyumweru wananiwe kurya. Ibiryo bya mbere uriye by'i Buraya bigutera inzoka. Nicyo kintu cya mbere nshaka kubwira. Ubona ibintu byose utigeze ubona, inkoko, ibiki byose, inkoko, ibinyama, ibiki byose ukabona ugashaka, kubera bwa busambo. Icyambere uhereyeho cyambere uhita urwara inzoka. Ushobora kumara n'iminsi 3 utarongera kurya, unywa icyayi gusa. Ubwo igifu cyamara kumenyera, ubwo nibwo utangira kugenda wihari tumenye, noneho utangira ugenda urya ibindi. Nuko guko ni nk'ubuzima, ndiko ubuzima bwose bumeze. Abantu bafite gahunda yo gukora akazi, yaba YouTube, yaba ikintu icyo ari cyo cyose, wowe genda wija turemo gusa wikubitemo pu. Numara kugeramo, nkubwije ukuri yuko upfa kuba wagezemo. Nkuko kwa kundi bakubwira ngo iyo ushaka kwambuka umugezi ubanza ugashyamo akaguru kamwe ukareba kugira ngo urebe uburebure bw'uwo mugezi. Nuko bimeze. Twese twatangiye dufite ubwoba,
ubwoba uba ufite impamvu ndabigenza nte nibisohoka bimeze nabi bakanaka ntibanyumva bakanaka bariya they don't care nta nibwo baragutekereza. Abantu bose wowe utekereza bagutekereza uburyo bazakujajinga, nta n'umwe uri muri mind ya bose bibereye muri aferi zabo nta kindi. Urumva ubwo rero video ya mbere rakozwe, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, bwa bushyuhe nk'uko nakubwiye. None aho unyuze hose wareba n'imodoka ugahita utekereza imodoka kwikoraho video icyo wayiganiraho. Wareba umuntu ahise ugahita ubona ibitekerezo biraje, wabona inyoni igurutse ugahita utekereza. None za video z'abandi bose wagiye ureba ibintu umuntu yigeze akubwira, story abantu bose akubwira mu buzima, zigenda zibyuka, zigenda zikanguka. Uko ubonye ikintu ugahita wibuka ko hari umuntu akubwiye story yerekeranye n'inyoni iguruka, ugahita ubivuga, ugahita ukora video yabo. Wabona imodoka iparitse ugahita wibuka ko hari umuntu yigeze kubwira iburyo imodoka inahangaha kuyigura, procedure zose ukaba reka mfasha abavandimwe, wenda hari umuntu ufite gahunda yo kugura imodoka, ufite gahunda yo kugurisha imodoka, ufite gahunda ya gutya. Wibaza ibibazo nka bino, kwa kundi uhamagara mu rugo muri Afrika muragatangira kukubaza ibibazo, ukaganira, ukamubwira, ejo n'ejo bundi ukumva cya kibazo yongera gusubira muri cya kibazo. Nibwo bavuze ariko uzi ko cya kibazo nzagikemura, reka nkora aka video muri bya bibazo bahora bambaza. None wa muntu ashaka kongera kwibaza cya kibazo yongera arebe ka video yungure n'abandi. Urumva kugira ngo twungurane. Akenshi usanga nka experience mfite nabonye ahangaha i Buraya hari undi muntu wenda duhuje cyangwa ari hasi mu bibazo bikomeye cyane, aho ngaho bikamuhamura rikavuga burya narinzi ko ngiyewe ndi hasi habiko, hari undi none wabaye mubi birenze biriya. Bityo bikaguha morale, bikaguha imbaraga kugira ngo ubone ko ufite amahirwe yo kugira icyo wakora mu gihe ushobora kwisanga. Abandi urabona dufite community inaha y'i Buraya, iyo ugize ndavuga ko ari ibyago bimwe tubibonamo amahirwe kandi ngiye nkibonamo nk'ibyago. Iyo ukigera i Buraya ugahura na community yawe, abantu bavuga igiswahili, abantu bavuga indimi wumva neza, wumva ugize amahirwe pe, urishima. Ubona abantu muzajya muhora muganira, ubona abantu muzajya muhora murya bya biryo byo mu rugo, stories zazindi mwe musanga ibintu nk'ibyo. Ariko dore ingaruka ikibi cyabyo nyuma y'imyaka 20, kubera yuko ururimi uruvuga ruko wenda wagiye ku kazi, wenda ari uko wagiye ku ishuri, ugasanga ururimi Icyongereza umaze mu gihugu imyaka 20, Icyongereza cyarakunaniye kukivuga, ku buryo ujya no kwivuza kwa muganga ufite ikibazo, umuganga yatangira kuvuga ugasanga urabyumva ariko ntuzi kubivuga kubera iki ururimi rwawe ntiwarumenyereje. Ntabwo rumenyereje kuvuga urwo rurimi, kandi ururimi utarumenyereje kuvuga rwa rurimi nuko nguko rurigendera. Urumva none ibyo rero niyo ngaruka usanga, no ugasanga ntago twiyintegra neza muri community twajemo y'abandi bantu. Ugasanga tubaye mu gihugu imyaka 20, 30, 40 ntituzi uburyo system ikora, tugashaka yuko system igomba gukorwa nka kwa kundi iwacu igakora nkuko ibyo wacu bikorwa, cyangwa tugashaka ko system ikora nkuko twabitekerezaga mu mutwe, nkuko dreams zacu zibishaka, nkuko tugahora turi mu bantu bagendera ku maranga mutima. Wabona abantu bakora umuhanda, ejo hari undi muhanda barimo barakora umuhanda, ugahita uvuga abantu ntabwo bazi gukora umuhanda. Oya, ntabwo tugendera muri system y'igihugu tumenye impamvu abantu bahora bakora imihanda kubera iki. Ugasanga muri make twe dukritika abantu, ntabwo tuzi ikiri inyuma ya biriya bintu. Nigeze kubibazamo kavukire waha, kuki hamuhora mukora imihanda. Umwe yarambwira sembizi n'abantu batazi gukora imihanda. Undi musaza arambwira reka nkubwire, soko inahangaha tutazi gukora imihanda. Arambwira iki gihugu we are the best engineers in the world, dukora ibiraro biteye ubwoba. Arambwira dore ikiraro runaka nyereka kuri telefone, dore iki kiraro uzagenda uhasure gutya na gutya, dukora isi zose dukora ibirara. Kandi koko numva ndamese ko imihanda yabananiye. Yamaye igisonamye, dore imihanda suko yatunaniye, ahubwo bari abantu bakora imihanda. Nuramuka ukoze umuhanda ukomeye cyane, bari abantu bazakuraho akazi. Bari abantu ubona bari mu muhanda barimo gukora uriya muhanda, amafaranga bahembwa ku kwezi cyangwa mu cyumweru ko bahembwa muri la company, azishyura inzu abamo, azishyura imodoka, azajya gukora shopping. Ni ukuvuga ngo uriya muntu nabura akazi
siwe wenyine uzabuhombye, hazaba hahombye station igurisha essence, hazaba hahombye company igurisha iyo modoka, hazaba hahombye garage izakora iyo modoka. Ubwo turi ku modoka gusa, hazaba hahombye shopping, ama supermarket azajya yakagombye kujya kuguraho. Urumva hari byinshi, imyambaro, amatabi, ibikibarya, ibintu nk'ibyo byose byinshi. Council tax y'ibishingwe twishyura ahangaha, inzu abamo yishyura, wenda afite ideni rya banki yishyura. Urumva ko ibyo bintu byose bizaba n'abantu n'isheni, n'abantu benshi, umuntu umwe agahashena amafaranga abantu barenze hafi 100. Akavuga ibi ngibi nicyo babikorera, niyo kandi suko bikorwa ruko igihugu kitabibona, ahubwo kiba kibona, ahubwo no kugira ngo amafaranga agume asirikira. None bya bihugu mubona bakora ibintu akavuga ngo ibintu birakomeye, ngo imihanda irakomeye, ibiki n'ibiki. Oya, bari ni ibihugu n'iby'abakene, nta mafaranga bafite yo asirikira. Noneho bakora ibintu bikomeye kugira ngo umuhanda ukorwe muve mu nzira. Niyo mpamvu uzasanga ahangaha iyo bakora imihanda, nta muturage n'umwe uvuza induru yuko barimo gukora imihanda, bahora bakora imihanda. Oya, bo bahita babona, abantu bamenyera ibintu bya economy, abakora business bahita babona ikigenderewe. Uwo musaza kandi arambwira, witondere abantu inangaha harimo ibyiciro bibiri. Hari umuntu ushobora kubona we koko uri umwimukira, uri umunyamahanga, akakwanga koko we ntazi business, nta business afite, ntiyaguze muri mindset ya business mu buzima bwe aho aturuka iwabo. Kubera ko hari abantu bavuka muri famiye iwabo ntibigeze bakora, babeshwa kuri benefit, na sekuru bose n'uwo mwana nawe agakura ari muri iyo mentalite. None agakura ayumvishwa yuko atabona akazi kubera ko abimukira nibo baza bagatwara akazi. Umusaza arambwira, mbwiza ukuri, wowe naguha nta akazi, ntakuzi, ntazi naho uturuka, nkareka umuturanyi wanjye, nkareka umuntu nzi, umuntu tuganira n'ururimi rumwe. Wowe hari igihe mvuga ijambo ntunaryumve, nazana na joke ukagira ngo nagututse. Bisobanura bita kambyao, oya, nuko uriya ahubwo ni muha akazi agomba gukora amasaha 4 ari bukuri isaha 2 akubwire ko arwaye, azana impamvu yigendere. Urumva, ubwo rero niyo mpamvu dufata abimukira niko baza bakeneye akazi, nkuko baba badukeneye, nkuko natwe tubakeneye, turabakeneye yuko hari icyo bazana muri economy y'igihugu. Rero uzabona ugutera imigeri ntago ari we, nawe ni mindset yakuriyemo. Ahubwo abantu bakora business babona akamaro kayo, uzasanga ari abantu bashaka mwebwe ko mukorana nabo. Nuko mindset z'abantu harimo ibyiciro bibiri by'abaturage nyine inahangaha i Buraya. Ari abangabo nyine bahora basabiriza, ari n'abandi bazi business niki, babona abimukira bakabona ko ari abantu bazanye contribution mu gihugu. Kandi ibyo bintu biba hose, ndetse no muri Afrika uzabona abantu banga bimukira, babonamo ko ari bo batera ibibazo, ntibabone urundi ruhande ko ababimukira bazanye experience, bazanye ntago baza gutoranya akazi. Kandi birumvikana kavukire hari akazi adakora kubera proud ye. Buri muntu agira proud ye yaho aturuka, ni kamere niko Imana yaturemye. Noneho kari akazi rero kuko akeneye gukorwa, niyo mpamvu abimukira kuba bo kugakora ntacyo bitwaye. Njyewe nankura akazi iwacu ntashobora gukora, iwacu ntashobora gukora kubera bya bindi nkuko natangiye mvuga, kanaka sarabibona ute, kanaka sarambona nte, nkanjye umuntu wize, nkanjye umuntu ukomoka hano, nkanjye umwana wa kanaka. Ibyo ngibyo bitabishira iyo umuntu watembera utari mu gihugu cyawe, ibyo bintu byose bikavamo. Rero ibyo nibyo narangiye kugira ngo mbabwire muri make ibintu umuntu ahura nabyo iyo utangiye gukora video, utangiye kwinjira muri ibi bintu bya YouTube. Ni ibintu akenshi iyo ugitangira nkuko nabivuze ugira ubwoba, ariko iyo umaze kwinjiramo ni nko gutwara igare. Iyo ugiye gutwara igare utinya ubwoba ko uzikubita hasi, nk'ibyo byose. Ikintu cyose mu ntangiriro wowe jyamo, genda buhoro, shyiramo icyo nkubwira cyo, imbaraga zose ushyiramo, washyiramo nyinshi, washyiramo nkeya, hari igihe uzaba ufite imbaraga nyinshi ukubishyiramo, hari n'igihe uzumva is too much, hari igihe uzumva nawe imbaraga zitangiye kugushiranamo. Ariko muri kiriya gihe imbaraga zitangiye kugushiramo, niyo wagenda buhoro, niyo wakamba, ariko ntuzahagarare, keep moving, komeza ugende. Kuko nubiyebeshye ugahagarara gatoya ugata pedale, ubwo ibintu birakurangiranye. Nta kintu kibi, nta ndwara mbi
nko kureka kwicara ahantu hamwe uvuga ngo nzongera mbikore, nzaba mbikora. Iyo ugeze muri iyo demene nzaba mbikora, ni ukuvuga ngo urimo uratsindwa intambara. Duhora mu ntambara. Ikibazo cy'intambara ni kimwe, iyo wemeye gutsindwa nibwo nyine kaba kakubayeho, ariko iyo intambara uyirimo uba uyirimo uko byagenda kose. Intambara niyo utashobora gusunika igifaru, vuza induru. Niyo utashobora kuvuza induru, nibura fasha abantu, nura muntu urimo kurwana mubi iruhande nawe agire morale, yumve ko ari kumwe n'abandi bantu. Ibyo rero nibyo nashatse kubagezaho ku makuru y'urugendo rwanjye rwo gukora video zirenze 100. Ntibyari byoroshye, ubwoba bwari bwaranyishe, nzabigenza neza, challenges na n'ubu ndumva ndacyastrugglinga. Hari igihe mvuga amagambo nateguye ikiganiro, naba mfite gusa microphone ntangiye kuyivugiraho, ugasanga ijambo ririgendeye, cyangwa uko narivuze ugasanga sinarivuze nk'uko ryakagombye kuvugwa. Hari amaherere yo muzayumvamo, kandi herere zibaho, herere mu buzima zibaho, nta muntu uri perfect, urumva. Nubwo bwose twebwe duhora dushaka kuba ngo perfect, dukora akazi neza, nta kazi umuntu ukora akazi neza ukurimo kugenda ugakora in progress, work in progress, kugenda utera imbere, niko akazi kagenda gakorwa. Iyo usubije amaso inyuma uhita ureba aho wari uri imbere ukareba ukiseka, ntibivuga ko utagifite challenging zizabaho. Ubuzima bwacu tubeshwaho na challenges uko bigenda kose. Icyangombwa ni discipline, guhozaho. Kandi watangiye kugira discipline muri gahunda zawe, byanze bikunze haza za kidobya zikaza, ariko kidobya ukazihorera, ukazinegrijaho gatoya, ugafokisinga kubyo wiyemeje kuzakora. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza. Icyo nicyo kiganiro narabateguriye kugira ngo mbatere courage. Ufite gahunda komereza aho ngaho, bisaba intambwe imwe gusa kugira ngo urugendo rutangire. Ciao.